Ah oui, pas Fodino, c'est sorti pontino de re et de brefos. We are la siege, we lo le befos. We lo le ne de lese fos tu preto de resta. Ablivar we yable fos ton service bon Edouard Bamporiki. Umwami yaramubabariye kandi Imana ahubwo umwami w'iki gihugu cy'u Rwanda akorana n'Imana akorana n'Imana yaramubabariye rero akuboha perezida wa Repubulika y'u Rwanda akorana Paul Kagame akorana n'Imana kandi yababariye Edouard Bamporiki nicyo nabwira abantu yaramubabariye yamuhaye imbabazi yaramubabariye rwose iby'iyo myaka ire ntabwo nge mbyitayeho imbabazi umwami yamuhaye ziri hejuru y'iyo myaka kuko uretse nawe hari n'abandi benshi umwami yababariye abo twabatondekanya ni benshi bakoze byinshi n'ubu haracyari abandi bari gukora ibintu birenze ahubwo Bamporiki we Imana umwami yaramubabariye mubonamo uhe muhamagaro bo Mutabazi afite impamye mu mbabazi we natuze rwose wari mu mbabazi kandi ntago ubuzima bwe burangi agiye gukomeza ahubwo nanone gukomeza inyenyeri ye yaka nkuko inyenyeri y'iki gihugu yatse nabaraza gukomeza ahubwo arushaho kugenda abona impinduka kuko hari uburyo Imana igiye kongera kugaruka kuri kuko utaribwa ntarinda ni ukuvuga ibi kandi ibintu byinshi bitubaho bidufasha noneho bidufasha kurushaho gusobanukirwa cyane no gukoreshwa ibindi bintu bihambaye no kwiga no kumenya biriya rero biba ari ngombwa rimwe na rimwe yego kuko nta kazi katabamo amakosa n'ibintu katabamo amakosa ariko nanone no kuyahana na perezida yaravuze ati kuyahana ni ikintu kimwe na perezida yaravuze ati mwana wanjye nabyo guhana biba ngombwa guhanwa biba ngombwa akanyafu rega bitewe n'umuhamagaro no kurushaho gushaka Imana abashobora kuba yakoreshwa ibintu bikomeye kubera ko uko utindana n'Imana ugenda usa nayo watindana n'isi cyane ukasa nayo watindana n'abanyavuga ngo umuntu ngo yagize idene ese ninde udafite idene se ninde muntu utanarigira se huko biriya ni ibintu bitoya numva n'abantu bagerageje kumuvugaho no kumuvugaho ibintu byinshi biterekeranye numva abo bantu ahubwo bafite ikibazo barasaze bibagiwe isi dutuye mwemera icyo wasabwa ni ikintu kimwe nuko agomba kongera kugira umwanya kuko Bibiliya irambwira ngo dukwiriye gusenga kugera ubwo Yesu azagira ute azaza Mutabazi agiye gukomera none agiye gukomera Mutabazi agiye gukomera kuko ibyo abantu kenshi baba babona nk'ibintu bisanzwe cyangwa se nk'ibintu bishyira umuntu mu rwobo bishobora kurumukuramo ahubwo ubuzima bw'uwo muntu bukajya bwatangira bukaba bushyashya nari wo kuhanura ibyago kandi ngacunga ngazinduka ngakurikirana ngakubwira uti niba ari accident ngavuga nti rwose nabonye ukora accident nta nibindi ahubwo nkaguma nsenga ntiyihutishe nyagasana accident kandi accident ko kikaza urupfu rero rwaje kuza kuri uwo mwana yitwaga Innocent uwo mwana koko maze kubihanura ubwo njyuzura umwuka wera bwa mbere mpanura bwa mbere nta minsi 3 nababwe ni mugure serikeye ndi kuko iminsi 3 itarashira uyu mwana azapfa ndi kandi azapfa mukuru we nawe ari gusamba Irembo ryera TV Irembo ryera TV ndagira ngo mbasuhuze shuti bakunzi b'Irembo ryera abari ku isi ndetse abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo no kuvuga bari ku migabane yombi tubahaye ikaze mushobora kandi kuba wowe ufunga iki kiganiro ushobora kuba urwaye cyangwa se ufite ikibazo cy'uburyo butari bumwe ariko ndagira ngo nongere nkuremeremo ihumure nkubwire ngo humura Imana iracyagukunda turabakunda cyane turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi aho tugira imboni y'umuhanuzi bitandukanye uko bigaragara uko biboneka kandi ryo n'ijisho rya mukuru arareba kandi akabona kure kandi agatanga n'ubujyanama kuri buri kimwe ndetse n'ikindi mu ntego z'Irembo ryera twe dufite gahunda yo kubaka amen umugambi wo gusenya dufite ahubwo n'umutima usa n'uwasenyutse turawingingira Imana ngo tuwusane tukubwire ko ibintu bigishoboka biracyakunda uri kure cyangwa hafi Imana yakugezaho kuboko kwayo
kandi bikemera. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana, hanyuma imbere turi kumwe na Prophete Enoki, umuhanuzi Imana ikoresha ibintu bikomeye. Ariko giye yo mbivuga gutyo, mbivuga nka kuko Imana yamunkoreshejeho hari ibintu yamanuye ndabibona, amaso yanjye arabireba, noneho mwita umuhanuzi. Kandi nkabivuga kubera ko nanjye ndi umunyempano, kuba nemera impano ze nuko nanjye nabigenzuye nkabibona mu mwuka. Muhawe ikaze rero, reka dusabe wowe ugiye gukora iki kiganiro ukore subscribe, ukore na comment, ubane natwe kuva dutangiye ikiganiro kugeza dusoje. Hallelujah. Prophete Enoki. Hallelujah, hallelujah. Habita la shala before lesa se wondina awipa fodino se sorti pontino de re erebre fostros. We are la siege, we lolebe fos. We lole ne de lese fos tu preto de resta abrivar we yable fos ton service bond on telwise. Ndimo mavuta menshi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abakunzi b'irembo ryera, Imana ibaha umugisha. Twe dutangiranye amavuta kuko amavuta ni ikintu gikomeye. Dilance for your own life. Ntabwo abantu bashobora guhura n'Imana abantu badapfukama. Twe dutangirira mu masengesho kandi ntabwo tuzavaho Yesu ari. Cyprien, Yesu agira neza. Imana yatugiriye neza, Imana yarwanye intambara ku buzima bwacu. Imana yagitwimana. Erega hari ibintu byinshi tugenda duhura nabyo bitandukanye. Byakatubujije gukomeza urugendo. Ariko turakomeza. Amina. Hari ibintu Imana yavugaga. Abiforesha. Sheborio on the list Divoria. Ya magambo Imana yavugiye muri bwa buvumo Kigali. Ndayibuka. Yesu we. Ya magambo Imana yavugiye muri Yordani. The lance for you on the list is that. Dila before ya ashanti po on the last. Uribuka ibintu Imana yatubwiraga. Turi na za Kinyamakara. Imana ikatubwira uti nzakora ibi. Je trans we all are forced to pride. Imana igira neza. Imana ikavuga ibintu ukavuga ngo uzagira kubaho, uzagira ubuzima, uzagira umuzuko. Uzagira umuzuko. Noneho tukajya tugira ngo ni ibintu by'urwenya. Ni ibintu by'urwenya tukibaza se. Imana irakora. Imana irakora. Utayizera yagira yazira ikindi. Yazira ikindi. Ariko kwizera Imana. Kwizera Imana irakora. Kandi iratabara. Niyo waba uri mu ntambara wowe dukurikiye. Uyu mwanya turacyagutangariza ngo Imana irakora. Imana twabonye ihora ariyo kwizerwa iteka. The lance for ombri on the last for you on the light. Abi firibi po onsti in style in dread. Imana irakora. Ihora ariyo kwizera. Cyprien, ubi Imana ari gihe kimwe yigeze inezeza umutima wanjye. Muri uyu murimo duhura n'ibintu byinshi. Uraza wenda kubimbazaho simbizi. Ariko tubona n'ibyiza byinshi bituruka ku Mana, ndetse bituma umunsi ku wundi duhorana impamvu nyinshi zo kugumaho Yesu ari. Niyo mpamvu umuririmbyi we yaririmbye aravuga ngo ntabwo nzavaho Yesu ari. Ngo habe muri ubu buzima, ngo habe no mu buri imbere. Habe intambara, habe ibibazo, habe amakuba, ariko ntabwo Yesu tuzavaho ari. Yesu ni umukiza wacu. Imana ishimwe. Cyprien, uraho neza. Imana ishimwe. Bakunzi b'irembo ryera, namwe muraho. Umwami nabishimire cyane. Haleluya. Adela abifo lesha lebonio ondilance for you oneless. Ndumva Imana. Ndumva ibintu bidasanzwe. Reka ngo se happy for yes. Uribuka Mariya ajya guhura na Elizabeth. Mariya ahura na Elizabeth. Mariya guhoberana gusa ngo ariko abana bari mu nda bo ubwabo ngo nabo baramenyana. Yohana na Yesu baramenya ko umwuka ukuri ari na wundi. Amina. Abi tu lesevo ne pransiva arwe enidred. Imana himbazwe. Kandi buriya reka nkubwire, narimo nkubwira ijambo ryo kukubwira. Yego. Ugiye gutsinda. Amina. The apifa and the last. Nakiri ubuhanuzi. Nambwiye ngo ugiye gutsinda. Reka nsinde.
tora azina avi ondela sivo wari uri muterera umusozi umeze nk'unyerera ariko Uwiteka ngiye kubona mbona guhaye ikiganza aravuga ngo zamuka uhawe gutsinda or we invited the race Imana ishimwe ko nsinze Imana ishimwe Imana ishimwe hari ikintu gisa n'umuyaga cyari kirimo kigenda gihuha gisa n'ikigusubiza gihuha nakibonaga gihuha kandi gifite imbaraga nyinshi umwuka w'umuha ku buzima bwawe Uwiteka ukuye Imana ishimwe kuyeho ikibi abi tolerance ceci irritated the rest again get forced to pride ndumva urayoboye nibagirwa ko n'amakuru ari kubana urayoboye ariko tugomba kuzajya dukora ibintu byose turi mu reka mbwire abantu babiri badukurikiye hari abantu badukurikiye mbonyemo umuntu mu bantu badukurikiye mbonyemo umuntu ufite ikibazo mu gituza kandi no bishingiye ku bihaha ubyumve neza yego ndi kubibona nanjye mbonye ikiganza kimukoraho ijwi rirambwira ngo arakize akira gukira mu izina rya Yesu hari undi nawe afite umwana yamaze amezi 8 arwaye disi amurwaje afite ikibazo cy'uburwayi ariko Imana irambwiye ngo nyuma y'iminsi 17 Imana iramukiza ndi kukubona kandi muri Canada niho uyu muntu ari muri Canada ndi kukubona hano muri Canada ahantu bita Ottawa ubwo rero Imana ije gukiza uwo mwana mu izina rya Yesu we on the last volume on the stayed in throat or pray for on the last stayed in throat reka no kuvuga ngo uyu mwuka w'Imana reka nkubwire abisi iyo uvuye hano ukagera muri Amerika ntago wasanga ikinyarwanda bagikoresha bakoresha ururimi rw'icyo gihugu nyine buri gihugu gifite ururimi rwacyo ururimi rw'ishuri Imana yaduhaye they are believe on the unstayed in dread n'ururimi rutumvwa n'abadayimoni burya abadayimoni na Satani ntago ashobora kurwumva niyo mpamvu Paulo yavuze ikintu gikomeye aravuga ngo abantu bakwiriye kwifuza ngo impano z'umwuka yego burya hari n'impano yo kuvuga indimi cyane amen iyo ni impano hari impano yo kuvuga indimi indimi z'abamarayika ariko ijambo rirambwira ngo naho abantu bazivuga nta rukundo bafite niyo wavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ngo nta rukundo byose byaba ipfa byose byaba zero tugarutse rero mu kiganiro imboni y'umuhanuzi reka ndi mu mavuta menshi turi mu mavuta ibi bintu ndabona igitangaza cy'Imana nanjye ndumva ndikumva ikirere cyacu kirakingutse cyane bene data ni igihe cyawe n'Imana nimba ubabaye ni igihe cyo kugira ngo wongere wumve hari imbaraga erega hari imbaraga ndimo numva zirimo ziza gukiza abantu hari nabandi barwaye ndimo mbona bari mu Birigi hari umuntu ufite ikibazo na nyirabukwe de abrevo stone with spide nkongera nkabona ko ibyo bibazo bishingiye mu miryango hari imbaraga z'Imana zije kubisenya no kubikuraho kugira ngo abantu bashobore kugira ryahumure rya nyaryo kuko abantu bafite intambara mu miryango yabo mbonye ko hari marayika woherejwe kuri buri muryango ndabona ni imiryango irenga 400 iri hirya no hino haleluya reka dukomeze ndumva ibihe byiza mwuka wera reka mishuri de la rivavi on the last for on the last ariko ndimo ndabona sipiriye ndimo ndanabona hari umuntu ufite ibibazo by'amavi azama amazi gupfuka mu muntu bikanga wowe uze kuduhamagara kugira ngo ayo mavi yawe dutegeke amere neza nomero zawe ziba ziri hano hasi bagomba kuzira ikindi kandi kiriho ayo ikirere cyakingutse ubuhanuzi buramanuka hari abantu Imana ikishije amaso hari n'abantu nanone Imana ikishije indwara z'umwijima hari n'abantu Imana ikuyeho indwara za hemorrhoide de la bliva vi oppressed with more on the la unstride
hari n'abantu bafashwe n'ikintu cy'ubwihebe n'agahinda mu mitima yabo, ariko Imana irimo irambwira ngo yohereje ijambo rigukomeza kandi riguhumuriza warimo kugira ngo winjire mu gihe gishya cyo gushimira izina ry'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Numva nezerewe cyane ku irembo ryera. Hanyuma Profete Enoki, yego, twinjiye mu kiganiro imboni y'umuhanuzi nk'uko bisanzwe n'ubundi usanzwe guhanura. Yego, igihe uhanuraga bwa mbere naragenjejwe. Niki cyakubayeho kuruta ibintu? Mpanura bwa mbere icyambayeho naragenjejwe. Niyo mpamvu ngewe abantu batanabizi ndagira ngo wenda menyeshe n'isi. Ndi umuntu w'indwanyi. Yego, ndi indwanyi kandi nanone ndi indwanyi nziza, ndi umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntabwo njya ncika intege. Kubera umunsi wa mbere mpanura hari muri 92. Icyo gihe nagize intambara. Wahanuye iki? Nahanuye urupfu. Nahanuye urupfu rw'umwana umwe twakinanaga. Ibintu by'umupira bisanzwe tugakina. Ariko umwuka wera njeho mu ijoro nahawe message imbwira ko wa mwana twakinanaga azapfa kandi azapfa na mukuru we nanone ari gusamba. Ntanzi iyo message igihundwe nararwanyijwe. Barambye tese ko umwana ari muzima n'umuryango wose bameze neza, ndibyo bintu ntago ari byo. Turavaje. Ariko nge mfata icyemezo ndabana ngomba gukomeza ngenda gusurura muryango ndeba kuki ubuhanuzi butari gusohora byagenze gute. None se washaka ko apfa? Kuko nge ndi umwana nari umuhanuzi utagira imbabazi. Mbere ubundi nari umuhanuzi utagira imbabazi. Nyuma nibwo naje kuba nka Yesaya. Mba umuhanuzi. Yego, nari nka Mikaya. Nari wo kuhanura ibyago kandi ngacunga, ngazinduka, ngakurikirana, ngakubwira uti niba ari accident ngavandi rwose nabonye ukora accident nta nibindi. Ahubwo nkaguma nsenga ntiyihutishe nyagasana accident. Kandi accident ko kikaza. Urupfu rero rwaje kuza kuri uwo mwana yitwaga Innocent. Uwo mwana koko maze kubihanura ubwo njyuzura umwuka wera bwa mbere mpanura bwa mbere nta minsi 3 nababwe ni mugure serikeye ndi kuko iminsi 3 itarashira uyu mwana azapfa. Ndi kandi azapfa mukuru we nawe ari gusamba. Ntabwo yarenze. Umwana koko yarapfuye. Ariko ubwo ku munsi wa mbere natangiye kwibaza ibintu mpanuye ko mbona binteje intambara nibiki. Barandwanya barabana ibintu uvuga wa mwana we nibwo gitangira ibintu ntago bizi binibi. Ariko ibyo byarabaye. Noneho babonye uwa mbere apfuye. Twagiye kumushyingura. Barabani none ko n'uwa kabiri wavuze ko agiye gupfa kandi akaba ari gusamba wategetse Imana ikagarura ubuzima bwe. Ndagira ngo ubwire ngo narasenze uwo nawe yitwa Sabimana aracyana ariho n'ubu. Ndasenga mbwira Imana uti nyagasani kora igitangaza. Uyu nguyu nabeho. Abaho n'ubu aracyariho. Ariko intambara imbogamizi ntangira nyine nagize intambara kubera kurumva umuntu w'umwana muto ya w'imyaka 7 kuza akavuga ibintu bavuze itese nibiki. Intambara narazigize n'umuryango urazigira. Ati uyu mwana ibintu yavuze nibiki ntibabyumvaga. Nyuma nyine baza kubibona baravuga uti turumiwe. Nizo ntambara nahuye nazo ngihanura bwa mbere. Ubwo bwari ubwa mbere. Waje se kujya ku muri wigeze uririmba muri korali se? Mbo impano yo kuririmba ntabwo ari yanjye. Ngunda baririmbyi cyane. Ndabakunda yo bakora ku mirya y'inanga. Kuko kuboko kw'Imana guhita kuza kugakora imirimo. Ariko kuririmba ntabwo ari impano yanjye. Yego. Ntabwo nigeze ndirimba. Mba numva atari ibyanjye n'ukubwiriza n'ukwivugira ijambo ry'Imana ngahanura ngasengera abantu. Ibyo nibyo numva Imana yamamagara. Imana irakomeza irakura. Yego, iraguma irakura kandi n'intambara ntizahagarara. Ni kangahe ugereranyije kuva kera kugeza uyu munsi witabye wenda nk'inteko y'abapasiteri bakubwira ati ibintu hanura biceceke? Mbo ni kenshi. Ntiwazibara. Ni kenshi baba bashobora bagiye bampamagara. Ariko bampamagara nagerayo umwuka gahita hindura ibintu. Ahubwo ngahita mbarebera ibiberekeye bose narangiza nkanisohokera ngakomeza urugendo rwanjye. Ingorane ni nyinshi kuko hari nibihe sinzi hari nibihe Imana y'ubwayo yigeze inyibwirira ikizakora. Irambwira uti kana gatoya Enoke
nzagendana nawe nzakorana nawe iby'imbaraga ariko ubwo nkora nabivuzeho gatoya mu bihe byashize ku irembo ryera murabyibuka icyo gihe Imana hari ikintu yari yambwiye Imana yari yambwiye ngo hari umuntu w'umwami tuzahura ubwo urumva umwami buriya Imana yireba abaperezida bisanzwe abaperezida ntago ibibazi cyane ahubwo ibabona mu buryo bwa cyami Imana ishimwe cyane icyo gihe nagize intambara kubera ko urupira nambaraga rwageraga hano uranyumva noneho ngira intambara z'abantu bavuga bajya no kwitorero bajya kunteranya barabana ahubwo ni mu muce kuko ibintu avuze ntago bizaba ntago bizasohora ngo hanuye iki icyo gihe bo bari banyegetseho ko ari njye ubwanjye wabihanuye ko nge nzahura n'umwami urabyumva noneho baravuga uti rero ni mu muce ni kuko ibyo bintu yahanuye cyangwa se ibyo bintu yabwiwe ntago bizaba umwami avuga yari perezida kandi noneho ubwo bo bandeberaga mu mubiri bakavanire reka ariko reka mbabwire mwese murebera mu mubiri iby'umwuka bigenzurwa n'undi mwuka bigenzurirwa mu mwuka iby'Imana birya abarambiwe bamaze kugenda bacitse intege icyo gihe ndagira ngo nkubwire ngo itorero ryarambwiye ngo ninze kwihana no gusaba imbabazi kuko barabirebaga bakavuga uti wowe uretse n'ibyo ni Burundi ntago wagerayo nduretse n'ibyo no muri Kongo nduretse wenda muri Kongo ndi wakambuka ukagera ndi kubera ko hegeranye naho wavukiye atariko ntabyo tubona ntahubwo ngwino usaba imbabazi wihane ndi nibyo mu ndege twumvise ntago uzurira n'indege ntago bishoboka gusa jewe hari inteko nzi yabanye batubije urabyibuka Inyarugenge hari uzugaya gabanura bwaraje rero tukabita abayobi tumuvuga ko muzajya bw'Isirayeli bwari ubugambera abantu bavuga ibintu bya Isirayeli ati abantu bazajya hanze abantu n'urwara rwo kwishima ntarwo kwari dufite kurya byari ikibazo icyo akora Imana ishimwe ko turi kumwe Sipiriye buriya nicyo gituma jewe ukunda nkemera n'ubuhanuzi bwawe ariko navuga ni mwinywera amata ibyo buhanura n'ubwo bitazasohora ariko ni bwakira amata bwigwe ukatwihera amata ahandi waruri ariko Imana irinda amagambo yayo ukubita amata n'ibishyimbo igikombe cy'amata ukama ibishyimbo nkirira ukangira uti kana gato rwose nibyo bindi muvuga ntisimbyumva nawe ntiwabyumvaga oya ntago twabyumvaga mu Isirayeli urabona muri kiriya gihe cyanyu za bibiri abantu benshi bari bataragahumuka cyane oya nta n'umuntu ibintu byo kujya mu mahanga ntawaruzi kubibaho ariko uguzi ko nanjye kumva mu Isirayeli uguza amakuba naje guhura nayo nge burya Sipiriye reka nkubwire kiriya gihe wavuze ko hari umuntu nari nariziritseho akamera afotora bisanzwe ariko nanjye kiriya gihe nari nzi ko ikituma umuntu ashobora kujya mu mahanga ari ifoto ya pasiporo ntago numvaga ngo pasiporo ngo y'agatabo bisanzwe ngo yajyana umuntu mu mahanga ntago wamenye ibyambayeho ndi ku Muhima nahise njyayo ndabwiriza ndabwiriza nafashijwe ndi mu bihe byiza nifite irangamuntu yanjye n'amafoto yanjye ndababwira uti mwese ubu ngubu noneho mubimenye kana gato iby'Imana yambwiye birasohoye ndidore ifoto ntiri niki ni pasiporo rero ndambutse ngiye mu mahanga bose baraseka ngira ngo nugufashwa naho nukundwanya noneho umwe mu bantu b'abakire baraho ngaho ku Muhima ati kana ati rero hariya wahushije pe ati iriya foto watweretse ntabwo ari ijya hehe ntabwo ari yo pasiporo ijya muhangira ni pasiporo y'ifoto ndabwo ariko mumenye ko ngewe ari 300 yanjye ndi kandi n'umukristo yansoneye icyaje gukurikira ntabwo nongeye gusubira ku Muhima naravuze utanda hasebeye ba Selemani bamamagara ba Emile kera bahari ndabanishwi nta deperi ifite ahantu henshi nshobora kunyura iki cyasha kimveho ya mafoto ndayabika icyaje kuba naje kwitaba telefone ivuye Cape Town South Africa ati kana ufite pasiporo ndabwa niyo nari mfite bambwiye ko atariyo atariko ndi ntabwo nzi icyo nakora ati none turagira ngo tumenye niba uzima ni gram ibyo bintu bya garama ndabizi bapima iminzani bimwe bizamuka ibindi bimanuka ibyo ndabizi bya manigram ntago nari mbizi wese niyo ntayo narinzi noneho
njyewe ngiye kubona mu kanya gato yambaza amazina yanjye ndayamubwira ngiye kubona mbona ngiye kubona mbona kuri message mbona umuntu ampaye imibare urumva Cyprien mbona umuntu ampaye imibare umuntu ampaye imibare ya mibare nayijyanye mu isoko Nyarugenge njya kureba abacuruzi ndi mu ndebera iby'imibare kugira ngo menye ko ari imibare ya banki y'amafaranga ngomba kurutira muri banki kubonera muri banki yego ngaya nguko rero nuko noneho rero igitangaje kandi gikomeye ya mafoto nari narerekanye ku Muhima byaje guhinduka noneho mbona amafaranga agera ku 150 ndangije nguramo 50 ndagenda ngura pasiporo noneho ya mafoto neretse ku Muhima babwira ko ari pasiporo Imana nyimpereye yo kujya mu mahanga ndagenda nyaterekaho nyashyiraho noneho ndangije nkoze urugendo rwa mbere rw'indege ngarutse nsubira ku Muhima ndavana abakene mu banshakire imbatabare ndi kandi ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye bene data ndi iki niki barebye babona pasiporo ariko ndayije ndababwira uti nimurebe ya foto naberekaga niyiriho ndabwa nti rero ibyo nababwiraga byari mu mwuka mwebwe mubyumvira mu mubiri bundi kubera abantu benshi ntago barashobora kugira amakuru ahambaye mu isi y'umwuka tuzajya tugira igihe cyo kubatembereza kuko irembo ryera nkunda irembo ryera cyane kubera ubu buryo bw'imboni y'umuhanuzi nukuvuga ngo tuzajya tugira nibihe dutembereza abantu mu isi y'umwuka bagira ibintu bamenya kuko isi y'umwuka ihabanye n'isi y'umubiri hari ibyemezo isi y'umwuka ifata isi y'umubiri itarabimenya cyane icyo niko kuri muri make rero baratungurwa babona kana gatoya noneho pasiporo narayibonye Cyprien n'ubuhamya bukomeye reka tubiveho dukomeze tuganire kuko dufite ibintu byinshi n'amateka akomeye cyane gusa nyine iyo mbyibutse nkibuka kahise nanjye iyo mbyibutse kacu meta ntekereza nkavuga nti Imana irakora turi bamvuye kure pe Imana yadukuye kure beneda Imana yadukuye kure ntimukatubone dukorera Imana twizirika kuri yo twabonye impamvu nyinshi zashoboraga gutuma tureka Imana ariko twakomeje kubona impamvu zirenga ibihumbi byinshi bituma tuyikunda tuyikomeza ntabwo rero tuzavaho Yesu ari ni muri ubwo buryo Profete Enoki yego izina rikomeye cyane kugera ku rwego uba profete ahubwo ubu hagiye kuzajyaho nandi matitire kuko hari imihamagaro ubundi 5 ndi kugenda numva iri muri nge harandi matitire agiye kubaho vuba mu gihe cya vuba ndaza gusengerwa mu bundi buryo hanyuma mu bundi buryo ko iyo munsi tuzi ko hariho ba apotere hakabaho na ba profete amazina mashya mu matwi yacu ubundi ntekereza yuko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo kubera ko twe tuvugana n'Imana directe tukamenyesha abantu iby'Imana irimo iratekereza n'ibyo ibashakaho nukuvuga ngo turi intumwa twe z'Imana ku bantu yego ku bantu urumva ayo matitire yose turayemerewe ariko tugiye kuzashyiraho noneho umunsi wo kubifeta ku buryo bw'umugaragaro amatitire yanyu yunguye iki mu bwami bw'Imana mbo hari abantu benshi bahari urumva bo byoroshye ko nibumva titire byoroshye ko bumva wa muntu bakanamuha agaciro titire ni impamvu nziza y'Imana ni izina witwa rigashobora kuba ryahindura ibindi bintu byinshi mu bwami ukarushaho gukora bijyanye koko n'uwo muhamagaro ugakora ibintu byinshi bitandukanye ni gute umuntu ashobora kubaho adakora ibisa n'iby'izina rye ni gute umuntu ashobora kubaho akora ibisa byitwa izina ariko adakora ibisa n'iby'izina rye
mbo ntekereza yuko bijya bibaho kuba umuntu wabona ko ari apotre urugero cyangwa ariko ntakora ibisa n'ibya apotre. Rega titire n'igihe umuntu bamuha titire ariko nta muhamagaro wabyo afite, nico kibitera. Ibimenyetso biranga ni ibimenyetso biranga kenshi ibyo warumbajije, nukuvuga ngo hari umuntu ushobora gushyirwaho n'abantu, yego abantu bakamushyiraho hariya bakamusukaho amavuta bakamugira apotere, ariko muri we ntabwo ari apotere, muri we wenda se ni umwigisha gusa. Icyo utari cyo mu mutima ushobora kukitwa inyuma. Birashoboka, birashoboka cyane, ni ibintu bisanzwe. Kandi buriya hari n'abantu ibyo ni ibintu biba byumvikana cyane. Icyo utari cyo mu mutima ushobora kukitwa inyuma, ariko ubizi ko mu mutima wawe ibyo bintu umuhamagaro wabyo utawufite, atari ibyawe. Kuko uburebye nk'intambara ngira mu by'ubuhanuzi nakagombye kuba nyine nararekeye, nguko nari narabibwiye abantu, ariko biriya navuze byari ibintu navuze ndi mu mubiri, ntabwo nari mu mwuka. Kandi uyu mwuka ntabwo ari njye ubwanjye uwugenga, nta nubwo ari njye ubwanjye wawihaye, ni Imana yampaye uyu mwuka wayo. Urimo urabyumva? Ni ukuvuga ngo ntabwo nshobora guhagarika ibintu Imana yashyize muri njye, kuko Yeremiya we ngo niyo yiyumanganyaga ngo ntavuge, ngo yajyaga kumva mu gituza cye akumva umuriro waka. Hari ibihe byagiye bigera nkumva nakivumbura nanjye ku Mana, ngarekera ngacika, ariko ntaho nayicikira, najibunaka yansangayo, niyo mpamvu umuhamagaro uba warahawe n'Imana ntabwo ushobora guhagarara mu gihe cyose ari ibyemezo byawe. Niki kibyihisha inyuma ko umuntu ashobora kwitwa apotre ariko ntakore n'ibisaro bwa apotre bwe? Biba ari impamvu, ubwo nyine biba ari impamvu za Satani, kuko Satani ashobora kwambika umuntu izina kugira ngo amukoreshe mu nyungu ze z'ubwami bwe bw'umwijima. Ibyo niko nabivuga. Nakaba rero Satani ni gute yakugeza ku rwego akagusengera akakwimika ukabyiyita ukabyitwa? Ibyo ni ibintu byumvikana, kuko umucyo n'umwijima ntibikorana. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umwijima ni ubwami bubiri buhora buhanganye. Sata afite abakozi be, afite abo yatoranya, afite abo yashyira hariya akabagira ibikoresho kugira ngo bananize abera. Sata iyo uvuze Sata abantu bashobora kudukurikirana bavuga ati buriya ati hari igihango bagiranye, niyo mpamvu atavuga yeruye. Satani kuki wamubatije? Sata se ni ibintu byumvikana, abantu bazi indimi z'amahanga baba babyumva. Satani ariko yaratsinzwe, ingoma ni ya Kristo kandi yaciriweho iteka. Ni ukuvuga ngo nubwo agikora, hari agikorera muri bo, mu bitekerezo byabo, mu myumvire yabo, mu ko Satani ntabwo ushobora kumubona adakoresheje abantu. Imana ntabwo wayibona idaciye mu bantu. Ese Satani abaho? Satani se abahe se? Satani arahari. Abahe? Ni ukuvuga ngo nk'umunyamakuru ibi bintu ntabyo uzi. Oya gerashaka kwabwira ubundi, ariko jewe nzi ko haba wowe urashaka kumenya ahantu Satani, ahubwo banza mbaze ubundi se Imana ibahe. Oya Satani abaho. Satani abaho, icyo tukemeranya. Icya kabiri urimo urabaza ngo abahe, ni ukuvuga ngo Sata reka nkungane arahari, aba mu bitekerezo bipfuye. Oya arahari, kandi arahari mu isi y'umwijima, mu isi y'umwijima mu buryo bw'umwuka buri spiritual. Kandi noneho afite kudomina mu mitekerereze y'abantu, akinjizamo ibintu bibi, ukabona n'umuntu ibitekerezo bibi biturutse kuri Satani, kuko yigeze igihe kimwe Satani aca muri Petero. Petero areba Yesu aramubwira ngo wikemera kubambwa ntubambwe. Yesu umwami wanjye wikemera kubambwa. Uzi icyo Yesu yamukoreye? Yaramubwiye ngo mva inyuma Sekibi, mva inyuma Satani. Ni Satani wari ufashe ibitekerezo byande bya Petero. Ni ukuvuga ngo rero Satani nk'uko wari ubivuze akorera mu bitekerezo by'abantu, n'Imana kandi igakorera mu bitekerezo by'abantu kandi byejejwe, ndetse binashingiye kuri rya kamba ry'amahwa
Yesu yambitswe ku mutwe ari byo biduhesha gukomeza kwezwa n'amaraso ye mu buryo bw'imitekerereze yacu. Ariyo mpamvu abamenye Kristo abagezweho n'ayo maraso ya Kristo ntago bashobora kurangwa n'ibitekerezo by'umwijima, kubera ko ahubwo ibitekerezo by'ubumana biganza abantu bakarushaho gukora ubushake bw'Imana mu buryo bweruye. Ni muri ubwo buryo. Icyo ndacyumva cyane ariko none ndumva ufite ibibazo byinshi. Ngomba kugira ibibazo byinshi mbaza rwose kubera ko yewe abadutuye ugomba kubariza abantu. Ukurikira social media cyane ubu natangiye gusa naho numva nkwiriye kubihugukira cyane ngakurikirana buri munsi, kuko ni ngombwa kugira ngo nshobore kumenya uburyo nshobora gukomeza gusengera isi no gushobora gufasha abantu batandukanye. Ndayikurikira. Yego. Nuza social media ni nka butike ibarizwamo ikintu cyose, kandi ubona yuko ahubwo ni ikintu cyamaze abantu benshi ntago baramenya icyo ivuze. Social media ubona ko n'isi ya online, sinzi ni buri murabyumva, ni ukuvuga ngo ni ihuriro rya buri muntu, abantu bose kandi batandukanye. Hari ibitekerezo bipfuye, yego, hari ibishegu, hari ibitekerezo byiza, hari abanyabwenge, hari injiji, hari abaswa, hari ibintu byinshi. Ntekereza ko ari uruhuri rw'uruvange rw'imitekerereze inyuranye itambuka. Ndayikurikira rero, ni muri ubwo buryo. Narimo nkubwira ko social media nge nyikurikira. Yego. Ni muri ubwo buryo. Ni muri ubwo buryo uyikurikira cyane ukayibonamo ibintu bitandukanye. Mbona ibintu byinshi, ariko cyane cyane ndinda ku bintu bifite aho bihurira nanone nanjye. Bijyanye na domaine. Na domaine nkoreramo. Kuko hari abajya kuri social media bitewe na bya bintu akunda, akaba yareba umupira w'amaguru, undi yareba bitewe n'ibintu abamo kenshi. Yego. Bikaba rero nibyo bishobora gutuma bimuha kureba, kubyitaho kugira ibyo akurikira. Muri iyi minsi haravuga inkuru y'umuntu bita Prophet Mutabazi cyangwa Apotre Mutabazi cyangwa na Apotre. Ese byose ariko ngira ngo burara bifite. Oya, titire reka ni ibintu bisanzwe. Buriya Imana yihamagaye umuntu ikamuha umuhamagaro. Iyo umuhamagaro wawe utawuvanze n'ibindi bintu, urumva, iyo utawuvanzemo n'ibindi bintu, Imana ishobora kugenda ikuzamura mu bundi buryo. Yego. None buriya Apotre Mutabazi uramuzi? Apotre Mutabazi ni bisanzwe kumumenya. Ntekereza ko abantu benshi baba bamuzi, nanjye ndamubona kandi ndamuzi. None Apotre Mutabazi nkawe nk'imboni y'umuhanuzi mubonamo uwuhe muhamagaro? Mutabazi afite impano y'ubusesenguzi. Gusa Mutabazi afite impano y'ubusesenguzi, kandi nanone ni impano ikomeye. Kandi afite n'indi mpano iri muri we y'ijambo ry'Imana. Afite ibintu byinshi yagakoze cyangwa se yanakora, kubera ko umuntu wese uriho bitewe n'umuhamagaro no kurushaho gushaka Imana abashobora kuba yakoreshwa ibintu bikomeye, kubera ko uko utindana n'Imana ugenda usa nayo. Watindana n'isi cyane ugasa nayo, watindana n'abanyantege nke cyane nabwo ukaba umunyantege nke, kuko iyo utindanye n'abanyantege nke bahita bagukurura bakakumanura ku rwego rwabo. Watindana n'abanyabwenge, kuko Bibiliya irambwira ngo ugendana n'abanyabwenge bene da ngazaba umunyabwenge nawe, ngariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. Mutabazi afite buri kimwe cyose, kandi aracyafite cyangwa reka mbivuge muri ubu buryo, afite amahirwe yose yo guhindura buri kintu cyose ashaka guhindura ku buzima bwe. Sinzi anyuze muri Herembo. Azasenga Imana izabimubwira. Kuko iyo usenga ukumva ijwi ry'Imana, Imana ishobora kukuyobora ukamenya ibintu uburyo ubikoramo. Ubu muri iki gihe arafite umwanya wo gusenga? Iyo uri mu bibazo, buriya mpora mbwira abantu,
ubu muri iki gihe Mutabazi ashobora kuba ari we muntu ahubwo uri kwemerwa n'Imana cyane, kuko ushobora kwangwa n'abantu ibihumbi byinshi ariko Imana igukunda ikwemera. Ushobora no kwemerwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi, ibihumbi n'ibihumbi bikakwemera ariko mu ijuru batakwemera. Ijambo rirambwira ngo abantu bakagombye kwishimira amazina yabo nibura ari mu gitabo cy'ubugingo. Nshingiye ku ntambara Mutabazi arimo cyangwa se yanyuzemo nubakirwana, ngewe kubera ko nishimira intambara cyane kurenza n'ibindi bihe, kubera ko ntabwo Imana ikunda nta nubwo yishimira abakristo bari mu mahoro. Biriya byose birimo birasakuza kuri we ni ibintu bisanzwe. Kuvuga ngo umuntu ngo yagize ideni, ese ninde udafite ideni se? Ninde muntu utanarigira se huko? Biriya ni ibintu bitoya, numva n'abantu bagerageje kumuvugaho no kumuvugaho ibintu byinshi biterekeranye. Numva abo bantu ahubwo bafite ikibazo barasaze, bibagiwe isi dutuye. Ni muri ubwo buryo. Kuki uvuga ko abantu bashobora kuba baribagiwe isi dutuye? Impamvu nabara ko bayibagiwe ni ukuvuga ngo ntabwo Imana ishobora kwishimira abakristo bari mu mahoro. Binyuze mu ntambara twe turwana tuzamukirayo tukagana muri gakondo. Mwisi duhari twe dufashe igihe mu ntambara. Bayibiri avuga ngo umuntu ucyambaye imyambaro y'urugamba ngo ye kumera nk'umuntu wirata uyikuramo avuga ko atabarutse. Ni ukuvuga ngo umuntu wese aho ari hose ku isi, buri muntu wese ku isi uhari, intambara ni ngombwa, guca mu bibazo ni ngombwa, ni ibintu bisanzwe. None wenda ni Mutabazi, ejo ni runaka, ejo ni runaka, ejo ni runaka. Ahubwo ndanagaya, numva nagaya abantu bakunda Mutabazi, kuko umuntu wese hano narimo nkubwira kuri social media abafite abantu bamukunda, abafite n'abantu bamwanga, ariko nge ngakunda cyane cyane abanzi banyigaragarije. Iyo banyigaragarije biranezeza cyane kuruta uko nagira inshuti cyangwa se abantu bankunda batigeze babimbwira, batigeze babingaragariza, bakazaza nko ku gituro ati twaramukundaga. Umuntu utakubwiye ibyiza, utakubwiye ko akwemera ukinahari, akazaza kurira wapfuye, akazaza gutanga ngo ntuza ngo kuri serike yawe. Ntabwo ibyo nge mbyemera. Umuntu wese uriho abagomba kuba afite ibyiciro cyangwa se impande ebyiri, abagukunda cyangwa se abakwanga. Ariko nge ngakunda ba bantu banyanga, kuko iyo ukora ibintu nta bitagirirwaho n'impaka ntacyo ubura agakora, kandi imirimo yose umuntu akora ndacyabisubiramo. Umuntu wese ukora cyane akora n'amakosa, ariko ya makosa ntabwo asiba ibyiza wa muntu akora. Sinzi niba ubyumvise. Rero ndimo ndakubwira ngo abakunzi ba Mutabazi ndabagaye ikintu kimwe, kuba batararwanya intambara ngo bamurinde riradene ngo bagende barwana intambara ze, noneho bamurinde rwaserera y'abantu bamugenza, kuko kugira idene ni ibintu bisanzwe, ni ubuzima bwa buri wese. Nanjye birashoboka ko ubunyafite, ejo ubu akazaza ngo enoke ngo kana gato profete ngo amadeni ibi nibi. Ni ibintu bisanzwe, twagiye tugira intambara nyinshi. Rero nta kintu gishya mu bibazo urya muvandimwe yagize, ahubwo abantu sinzi impamvu babikomeza babigira saga ndende. Ni muri ubwo buryo nge nabisesenguraho nabivugaho. Ahubwo Mutabazi nicyo gihe Imana igiye kumukoresha iby'imbaraga, nicyo gihe yakagombye guhagarara, kuko Bibiri irambwira ngo muzanezerwe ngo abantu nibabanga bakabatuka bakabatoteza bakavuga ko mwavanye, bakavuga ko mudasenga, bakavuga ibi nibi, ngo muzanezerwe cyane ngo kuko mu ijuru. None wowe Mutabazi umuhaye felicitation? Mutabazi ahubwo intambara ziwe zigiye gutuma ahubwo arushaho kuba agatangaza. Intambara arimo cyangwa se nizo yagiye ahura nazo nizigiye kumuzamura ku rundi rwego, ntabwo ari izimumanura. Intambara ntabwo zitumanura, ziduhesha ahubwo gutsinda mu bundi buryo. Nicyo nabivugaho. Kumwambitse kanzu yera, abandi bari kumwambika kanzu y'umukara. Abo ngabo birabareba n'ibitekerezo byabo, ibitekerezo byanjye n'ibyabo biri differa, kuko isigizwe n'uruvange rw'imitekerereze inyuranye. Ariko nge imitekerereze yanjye ni y'ubumana, nk'umuntu wanariza usesengura, ushobora kureba ibintu mu isi y'umwuka, mu isi y'umubiri nkabihuza. Ndashaka kubabwira ngo ntabwo Imana ikunda abakristo bari mu mahoro,
ahubwo izo ntambara ziwe binyuze mu ntambara niho tuneshereza. Niyo mpamvu nanjye buri munsi ngundi intambara. Bene dareka mbabwire ngundi intambara y'amasasu Imana yagiye turinda kuva na mbere hose. Buriya Sipiriye intambara z'amasasu nazinyuzemo. Navutse mu bana 13. Njyewe nakuranye umutima ukomeretse kuva ndi umwana. Abana 13 igihe cyarageze abana 10 bose barapfa kubera intambara. Dusigara turi abana bangahe? 2. Ariko Yesu araza yomora umutima wanjye, arawomora kugera ubwo nanjye mpaye noneho kuba umuti wo gukiza abandi bantu bagiye bakomereka. Nukuvuga ngo rero intambara nje kuva ndi umwana ndwana intambara kugira n'ubu uyu munsi ndwana intambara, n'izindi nkirwana, n'izindi zizaza nditeguye gukomeza kurwana. Kandi tugomba kurwana gute rero? Wakibaza ngo strategy yo kurwana neza ni iyi, nukwima amatwi. Ahubwo ugakomeza icyerekezo, ugakomeza intumbero n'inzozi ufite zo gukomeza kwizera Imana. Kuko uko dukorera Imana niko tugenda tuhura n'amagufwa y'abantu bagiye bapfira muri urugendo. Ayo magufwa aratujomba. Yesu ntabwo yishwe n'abapagani, yishwe n'abakirisitu. Abangenza ntabwo ngera abapagani, abagenza nuwo ntagara abapagani, nawe abazakugenza ntabwo ari abapagani. Nta muntu numwe ku isi utabufite intambara. Buri muntu wese ku rwego rwageragezwa bijyanye nawe. Mutabazi rero ibyo ageragezwamo byose, ahubwo navuga uti wowe ubwo komereza aho musaza. Ni muri ubwo buryo arajya mbere. Nibwo rwose ubu ngubu n'Imana irimo iramwemera. Icyo wasabwa ni ikintu kimwe, nuko agomba kongera kugira umwanya. Kuko Bibiliya irambwira ngo dukwiriye gusenga kugera ubwo Yesu azagira ute azaza. Mutabazi agiye gukomera noneho. Agiye gukomera. Mutabazi agiye gukomera kuko ibyo abantu kenshi baba babona nk'ibintu bisanzwe cyangwa se nk'ibintu bishyira umuntu mu rwobo bishobora kurumukuramo, ahubwo ubuzima bw'uwo muntu bukajya bwatangira bukaba bushyashya. Kuko social media nta kindi kintu yaje gukora, ni ukuvuga ngo ubuzima abantu babamo no gutabura ubuzima bwose abantu babamo. Ntuzatangara, abantu benshi bazagenda bavugwaho ibintu byinshi binyuranye, ariko noneho ntabwo bikuraho ko abantu tugomba gukomeza gahunda dufite yo gukorera Imana. Kandi intumbero yacu, intego zacu nyamukuru no kujya mu ijuru. Tugomba rero guhura n'intambara. Satagomba gukoresha abantu, agomba guca mu bukene, agomba guca mu biki, mu bintu byinshi bitandukanye, tukagenzwa tukanarwanywa. Tugaruke rero mu zindi nkuru ziba zivugwa niba uzikurikira. Inkuru iri kuvugwa cyane kandi yakomejwe kuvugwa abantu batari kuvugaho rumwe, ni y'umugabo Honorable Bamporiki. Ni urubanza arimo aburana. Edouard Bamporiki yari ari mu rubanza ejo ngira ngo muri iyi minsi, ndetse amukatira imyaka 4. Imyaka 4 ubwo ni ukuvuga ngo arafunzwe imyaka 4. Ubibona ute nk'umuhanuzi? Ndashaka kubasobanurira ikintu kimwe. Umwami yaramubabariye. Umwami afite ubushobozi bukomeye. Uwo mwami ninde? Ndavuga umwami w'uru Rwanda, kandi umwami w'uru Rwanda nta wundi ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yaramubabariye. Yego. Kuko iyo myaka 4 yakatiwe, imbabazi yahawe ziri hejuru y'iyo myaka. Zisumba imbabazi yahawe zisumba iyo myaka yakatiwe 4. Kuko umwami arangwa no kubabarira, icya kabiri kimuranga no guhana. Bundi umubyeyi niyo umwana akosheje ashobora kumunyuzaho akanyafu, ariko ntago yabivuze kamwanga. Umwami rero yaramubabariye, kandi imbabazi yasabye nta n'umuntu utarabimenye, yasabye imbabazi. Isi ntekereza ko ibizi, yarababariwe rero. Nicyo cyonyine navuga. Ibimenyetso ubona ko bigaragaza ko Bamporiki yababariwe ni bihe? Mbona ibihe? None se niba ubundi ntabwo higeze humvikana ijwi rivuga ngo ntiyababariwe. Sinzi risaba imbabazi ryarumvikanye, kandi risaba imbabazi ryarumvikanye, kandi umwami aceceka yakoze. Kandi umwami niyo yaceceka gusa, niyo yaceceka aba yamaze gukora. Umwami rero yaramubabariye, yababariye Bamporiki.
kandi Bamporiki abantu baramukunda nta muntu n'umwe udakosa biroroshye abantu duhura n'intambara nyinshi mu kazi abantu bahura n'ibintu byinshi bitandukanye kandi nta n'umuntu sinumvise ngo ni ikintu cya ruswa nibyo batekereza ariko ntabwo abihamywa uyu munsi ntabwo ari ibintu ntabwo abihamwa n'urukiko ni ukuvuga ngo ubundi buri muntu wese uriho nibyo ndi gushaka gusobanura buri muntu wese uriho akora amakosa ariko ayo makosa ntabwo asiba ibyiza umuntu aba yarakoze kandi imbabazi y'umuntu yazigiriwe nicyo nakubwiye nuko imbabazi yahawe ziri hejuru y'iyo myaka ine nicyo navuga kuri Edouard Bamporiki umwami yaramubabariye kandi Imana ahubwo umwami w'iki gihugu cy'u Rwanda akorana n'Imana yaramubabariye rero iyo uvuze umwami abaturage bamwe n'abana b'ejo bundi ntibamenye icyo bagira nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akorana n'Imana kandi yababariye Edouard Bamporiki nicyo nabwira abantu yaramubabariye yamuhaye imbabazi yaramubabariye rwose iby'iyo myaka ine ntabwo njye mbyitayeho imbabazi umwami yamuhaye ziri hejuru y'iyo myaka kuko uretse nawe hari n'abandi benshi umwami yababariye abo twabatondekanya ni benshi bakoze byinshi n'ubu haracyari abandi bari gukora ibintu birenze ahubwo Bamporiki we umwami yaramubabariye n'Imana yaramwejeje nta kibazo afite haleluya n'Imana nta kibazo ifitanye na Bamporiki yego kuko Bamporiki arasenga Bamporiki yegera Imana yemera Imana rero ni nayo mpamvu yashoboye guhagarara birana ubutwari hari abantu benshi bakora ibintu bakabinyegeza ariko yaravuze uti nsabye imbabazi abanyarwanda bose n'abantu bose nsabye imbabazi yarababariwe rero kandi hejuru nanone hejuru y'imbabazi nta kindi kintu kindi ariko hari ikintu nawe yigeze avuga ubwo bari mu mwiherero yaravuze ati nyakubahwa mubyeyi perezida wa repubulika atakazi kenshi tukamara ati umwanya munini tumara turimo dusiba inzogo dusimbuka imitego ariko imitego abantu basimbuka no muri uyu murimo w'imareba ibyo tugenda dusimbuka hari umutego w'umushibuka umushibukanye uriya mutego w'umushibuka wamushibukanye bivuga ko wenda ari n'umutego wenda atezwe kuko ari umuntu atareba hose oya ni ibintu regabira ni ibintu bisanzwe ni ibintu biraho bisanzwe abantu barabyumva gusa icyo nge nakongeraho nuko nanone ubutabera bw'u Rwanda ndabwemera cyane bugomba gukora akazi kabwo ariko nanone imbabazi z'umwami ziri hejuru y'iyo myaka yego nicyo nge navuga imbabazi z'umwami ziri hejuru y'iyo myaka ziri hejuru y'iby'inkiko ziri hejuru y'ibyemezo byose imbabazi z'umwami ziri kuri Bamporiki Edouard nicyo navuga amina be on the last ziri kuri we rwose nicyo nakubwira ariko reka dushimire cyane ko Imana yaduhaye umuyobozi w'igihugu ugira yerekwa erega ko ndacyabisubiramo umwami w'uru Rwanda cyangwa se umutware w'uru Rwanda akorana n'Imana perezida wacu akorana n'Imana kandi yababariye Bamporiki nta cyatuma yaramubabariye rwose yaramubabariye erega ari mu mbabazi Bamporiki aryamye mu mbabazi we ntatuze rwose wari mu mbabazi kandi ntago ubuzima bwe agiye gukomeza ahubwo nanone gukomeza inyenyeri ye yaka nuko inyenyeri y'iki gihugu yatse nawe araza gukomeza ahubwo arushaho kugenda abona impinduka kuko hari uburyo Imana igiye kongera kugaruka kuri we kuko utaribwa ntarinda ni ukuvuga kandi ibintu byinshi bitubaho bidufasha noneho bidufasha kurushaho gusobanukirwa cyane no gukoreshwa ibindi bintu bihambaye no kwiga no kumenya biriya rero
rero biba ari ngombwa rimwe na rimwe yego kuko nta kazi katabamo amakosa n'ibintu katabamo amakosa ariko nanone no kuyahana na perezida yaravuze ati kuyahana ni ikintu kimwe na perezida yaravuze ati mwana wanjye nabyo guhana biba ngombwa guhanwa biba ngombwa akanyafu rega n'ubu ari mu bihano kuko niba kasarere katarimo kaza n'izindi ntambara oya gashobora no kuba katareka no kuba kanaza yego ariko uko biri kose nta nzara yamwica ari mu biganza by'umwami. Ikindi rero tushobora gushima twanavuga nk'uko wari ubivuze ubutabera bw'u Rwanda buri hejuru cyane kuko burakora neza kandi bukora ku rwego ruhambaye kandi baba bagomba gukora akazi kabo nk'ubutabera ariko narimo nshimangira ko imbabazi z'umwami zo zifite ubushobozi bwo kuvuguruza buri cyemezo cyose yego izo mbabazi rero ziri kuri uwo mugabo ziri kuri Bamporiki Edouard izo mbabazi zimuriho z'umwami yego ya Profete Enoki yego tukwifurije ibihe byiza no gukomeza kubana natwe kandi kw'Irembo Ryera turagukunda. Imana ibahe umugisha n'abakunzi b'Irembo Ryera mwese n'ukuri twongere tuvuge ngo nakagaruka. Amen. Kandi itsinzi iri mu biganza byawe. Amen. Ndagira ngo rero niba bidukundira mudushyire imbere y'Imana bibakundiye mudusengere musengere abari bakurikiye Irembo Ryera nakagaruka. Imana ibahezagire. Data mu izina rya Yesu, data mu izina ry'uwabambwe uwera wa Isiraheli, the lovely value on the lance for opay. Turashimira ineza yawe, turashimira imbaraga zawe, turagushimira gukora no gukomera kwawe mwami, wowe uje gukora no gutegeka no guhindura. Himbazwa kandi habwa icyubahiro. Girira neza Nyagasani buri umwe, girira neza bakumenye kandi abakwizeye. Rengera igihugu cy'u Rwanda, girira neza abanyarwanda mu izina rya Yesu kugira ngo babone neza yawe n'imbaraga zawe. Amen. Imana ibahe umugisha.